Reka nanone mbasuhuze mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kirabo TV, mbahaye ikaze nanone. Tugiye kuganira rero uburyo umuntu ashobora kuguhobera n'igisobanuro cyabyo. Dore uburyo umusore ahobera umukobwa n'icyo aba ashatse kumwereka. Niba koko amaso ari nk'idirishya rya roho, ubwo rero no guhoberana nabyo ni ururimi rw'umutima. Icyo umugabo avuze cyangwa akoze cyerekana byinshi ku ntekerezo ze, ariko nta kigaragaza nk'iyo arambuye amaboko ye agahobera umukobwa akamugundira ku buryo yumva atamurekura na gato. Hano rero hari ibintu byiza cyangwa bibi bigaragazwa n'uburyo umusore yaguhobeyemo. Icya mbere, kuguhobera kubera ari ngombwa. Ibi biba nk'iyo winjiye mu cyumba kirimo abantu benshi, cyangwa waba uri mu cyumba cye nk'abandi, yaguhobera mu rwego rwo kwereka abandi ko nta kibazo akaba yagusoma. Ntibiba ari byiza. Nuzi niba utaha nawe muzahura ukamuhobera cyangwa se niba uzahagarara. Umusore uguhobera muri ubwo buryo rero aba ashaka kuguha ikaze mu nshuti ze, cyangwa se akaba ari uko byari ngombwa, kandi aba yifuza ko ibyo birangiriraho. Ibaza impamvu adakeneye kugaragara mu bandi aguhobera cyangwa muri kumwe. Niba bimeze bityo, birashoboka ko wazagerageza kumuhobera mu ruhame ukareba uko bizagenda. Numukora akakwishisha nk'ukozweho n'umuriro w'amashanyarazi, uzamenye ko adakeneye ibyo wowe ukeneye. Ikindi, guhubuka si ugusaba gukora imibonano mpuzabitsina gusa, bibaho no mu guhoberana. Hari uguhoberana kugenda nk'umurabyo, ukaba wakwibaza niba mwahoberanaga cyangwa niba warotaga. Bishobora kugenda bikemuka bitewe n'uko mugenda mumarana igihe, ariko niba utekereza koko kakwiyumvamo cyane, akaba agutinya ntabivuge, mwikururira umumarane umwanya muto, urebe uko bigenda. Abasore bakunda igitsina gore kigaragaza ko adashishikajwe nawe cyangwa ntatewe ishema no gukomeza guhoberana nawe igihe kirekire. Rimwe na rimwe abagabo ntibakunze guhita babona uburyo bavuga ibyo bakeneye iyo barimo kubwira abakobwa. Rimwe na rimwe usanga barindira kugira ngo umutima ubanze utere gato. Birashoboka ko ataba yizeye neza ko ibyo agiye kukubwira uza kubyakira, cyangwa ntiyizeye neza ibyo agiye kuvuga, ariko niba muhuye akakwereka ibimenyetso, mworohereze rwose. Ikindi ni uguhobera neza mwegeranye. Hari itandukaniro hagati yo guhobera neza ndetse no kwegerana, bituma mwumva mwegeranye bijya gusa naho muryamye mu buriri. Cyane nuko aba agukunze cyane. Iyo aguhobeye atyo akwiyegereje cyane, nuko aba agukunze cyane kandi ataba ashaka kwibona n'undi muntu wundi atari wowe. Guhoberana gutyo rero bituma nawe umwiyumvamo cyane, bigatuma usigara umutima unezerewe, ufite umunezero mwinshi. Niba ahise acika intege ari mu maboko yawe arakwifuza. Niba akuretse ugakomeza kumufata mu gihe aba acitse intege, ni ikimenyetso cyo kukwereka ibyo akeneye. Yakizunguza, yarira, cyangwa yaruhukira mu biganza byawe. Ubushobozi akweretse bwo kuguha uwo mwanya ku buzima bwe byerekana icyizere agufitiye. Ni ngombwa kubyitaho, ukabiha agaciro kandi ukamwereka ko muri hafi. Ikindi, kuguhobera atuje kandi agukomeje bivuze ko ashaka kukurinda ibibi. Birashoboka ko hari ibyakubabaje ukaba ukeneye umuntu wo kuba hafi ngo agukomeze, cyangwa se ukeneye ugushimisha. Niba akoresha imbaraga ze zose ngo agushimishe, atuje kandi n'umuhate, arashaka kukwereka ko akwitaho kandi ko yifuza kukubona wishimye cyane. Reka urwo rukundo rwinjire kandi rushinge imizi ruhame. Ikindi, niba buri gihe aguhobera nk'aho ari ubwa nyuma, ntazigera agufata nk'impano. Twese kenshi tumeze nk'aho dutekereza ko dufite ejo hazaza heza, ariko mu kuri ntawe uzi uko ejo hazaba hameze. Iyo azi neza agaciro kawe, buri gihe akwakira kuba ari kumwe nawe mu buzima. Azagushimira uko waba umeze kose, kandi hamwe nawe mu buzima bwawe, buri kintu cyose naho cyaba akantu gato, naho kaba gato cyane, kazamushimisha cyane. Uburyo umuntu aguhobera, uburyo agukomeza, bw'ibyo icyo bisobanura ku buzima bwe hagati yawe nawe. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, kanda subscribe.